Ndabasuje nimugira amahoro, nizeye ko aho muri muguwe neza, natwe mu Rwanda rw'ino turaho turashima Imana. Nshaka kuvuga ku nama y'umushyikirano, cyane cyane ku ijambo umukuru w'igihugu yahavugiye. Numva ari inshingano za buri munyarwanda kumenya aho igihugu kigana, ndetse no kumenya uko twagira uruhare mu iterambere ryacyo. Rero umukuru w'igihugu ni umuntu twubaha, ni position itureba ku buryo ibyemezo byiza ifashe, ibintu byiza ikora, perezidanse, twese turabyenjoyinga, ariko n'imyanzuro yabo iciriritse tuzi neza ko batugiraho ingaruka. Ku banzi muzi ko ntari mu Rwanda, ariko ibyemezo bya perezida ushobora kumva ko ntacyo bimbwiye, ariko birakivuze cyane, kubera ko nyine diaspora ni intara ya gatandatu. Icyo twita diaspora muri definition nyayo, turetse muri context y'abanyarwanda. So ni inshingano zanjye nk'umwenegihugu ukumenya neza aho igihugu kigana. Rero inama y'umushyikirano ni inama yagakwiye kuba dukurikirana, ndetse twagakwiye kuba tugiramo ijambo. Ureke bino nabonye bisa nko kwikinisha, nk'abantu bahamagara banabaca mu ijambo, akongera akavuga izina rya gatatu, bigaragara ko ari ibintu baba baborotse, bigaragara ko ari ibintu baba babwiwe. Tuzi ubukene buri mu gihugu cyacu, abantu barahamagara kugira bavuge ku bibazo bitandukanye bafite, by'akarengane, by'ubukene, by'ubuzima buhenze. Ukumva umuntu arimo arajya gushima avuga ko ngo inka atunze zamaze kumujya mu maraso. So ni agahinda kubona abantu b'abadogiteri, abantu bagakwiye kuba bareberera rubanda, kuko ikosa abantu bajya bakora rikomeye nuko twe twize ntabwo twigiye gutunga ibifu byacu. Kujya mu ishuri ntabwo wiyigira, ntabwo wigira umuryango wawe, ntabwo wigira kutaburara, ntabwo wigira kwambara, no, wigira ngo sosiyete yawe mu byo wize waminujemo uze uyifashe kubimenya no kubikora neza, batera imbere n'undi gutyo n'undi gutyo. Niyo mpamvu umwarimu iyo yize araza akigisha, abo yigisha bigisha imibare, akabigisha geography, akabigisha guhinga bla. Ugiye kwiga ubuhinzi iyo agarutse araza agahinga, agahinga kugira ngo arye, ahinga kugira ngo abaturage baturanye nawe bamenye uko bahinga, gutyo. Ntabwo twigira. Kubona abantu b'abadogiteri bahagarara imbere bakamanipira imvugo zabo, rimwe na rimwe bavuga batabeshya, ariko bashyizemo utuntu two kugira ngo baryoshye inkuru. Urugero natanga, nk'iyo umuntu ari gutanga imibare, turi mu nama y'umushyikirano muri 2026, ikwiye kuvuga uko umwaka ushize wagenze, ibyo guverinoma yiyemeje muri 2025 itabashije kugeraho, ariko wenda bikaba iri kubigeraho, imbogamizi yahuye nabyo. Reka kumva umuntu w'umudogiteri araje aravuze ngo muri 2000 ngo twari dufite abakene 20, twari dufite abakene 60%, ngo ariko ubu dufite abakene 27%. Urumva ukuntu niyo byaba ari ukuri, reka tuvuge ko ibyo avuze ari ukuri, kuki asubiye mu 2000? Turi kure mu mwaka ushize kugira ngo twige uko duhindura. Kandi si ku bukene gusa, urafata imyaka y'uburame ukazana imibare 96 na 7, aho u Rwanda rwari ruvuye muri jenoside cyangwa n'andi mamasakre yagiye abaho, ahantu twari twabuze abantu barenga 1.5 miliyoni. Ibyo uko biri kose byafekta espérance de vie, ko nimba twapfusha abantu 1 miliyoni, kandi dufite abandi 5 miliyoni zasigaye, hanze bazavuga ko abanyarwanda bapfa cyane ko twapfusha miliyoni. Okay,
sinzi nimba ariko babibara ariko nkeka ko ariko babibara, reka tuvuge ko wenda naba nanibeshye. Amashanyarazi ukaza ukabwira abantu ngo mu bihumbi 2000 ngo twari dufite ngo umuriro wageraga ku bantu imibare ngo 8% sinibuka, ngo none ubu ngo turi kuri 80. Ntago nzi ngewe ukuntu mubara ibintu, ariko nkeka ko umuriro dukeneye ntago ari ugucana no gucomekaho telefone. Amashanyarazi dukeneye nayo kudufasha gukoresha umuriro tugateka. Tugakora isuku dukoresheje amashanyarazi, tukarya dukoresheje amashanyarazi, tugakora business dukoresheje amashanyarazi, kandi ntibyiba umufuka wacu, ntibyeze umufuka wacu. Hari n'amashanyarazi dukeneye. Naho nimba ari gucomekaho telefone gusa, ukaba uri kubara ko abantu 80% bafite amashanyarazi, ariko akaba amashanyarazi yo gucomekaho telefone no kureba umupira, aya mashanyarazi ntabwo ari twe dukeneye. Ariko dukeneye amashanyarazi aza koroshya ubuzima bw'abantu, ku buryo umuntu acomeka umuriro, agacomeka ku muriro ku iziniyeri yo guteka, agacomekaho ipasi, agacomekaho keto. Umunyenganda, ubwo navuze ndibijyanye no mu rugo ibyo abantu bakoresha, ariko umunyenganda agafata uruganda rwe rukaka amasaha 24 kuri 24 ruri gukoresha umuriro, ukwezi kwashira ajya kwishyura ntabe broke. Uno umuriro dukeneye. Ariko wowe kuko ushobora gucana kampuru kamwe cyangwa tubiri, umuturanyi acomeka ipasi karitsiye yose ikabimenya, mukamudashobora no kugira icyuma gisika imyumbati muri kuri uwo muhanda kuko mudafite trifaze. Uno umuriro dushaka. Umuriro udashobora gutekaho icyayi ukwezi kose ngo uzabashe kwishyura. Ubu ni umuriro dushaka. Okay, hanyuma ushobora kuvuga ati aho uba kuko nyine urumva twaba twifuje n'ukwifuza. No, ntabwo ushobora kubwira abantu ko wabahaye umuriro, uwo muriro badashobora kuwishyura, ntawo bafite, utabakorera ibikorwa by'ingenzi bafite. Nimba ari gucomekaho telefone, bari bukoreshe power bank, bari bukoreshe batiri, bari gukoresha ibindi bintu. Umuriro dushaka ni umuriro worohereza inganda, utworohereza n'ubuzima bwo kubaho buri munsi. Mwarimu wacana amatara, agateka, agafura, agakoropa, agakubura, kanywa icyayi, byose akoresheje umuriro, kandi yarangiza ntabure minervale y'abantu. Uwo muriro ni udushaka. Nagiye mu bindi bitagomba mvuze kuri iki kintu kuko aba bayobozi dufite araza imbere agatwistinga imibare, akavuga ibintu ntagire umurongo umwe rukumba agenderamo, ahubwo asanga yabivanze. Barajya kuvuga kugabanya ababyeyi babyarira mu rugo bakajya mu 2000, bajya kugabanya ubukene bakajya mu 2005. Ariko umushyikirano turimo ubu wagakwiye kuba ureba ibyo biyemeje mu mushyikirano ushize batagezeho n'ibyo bagezeho, apana kudusubiza mu bintu bimaze imyaka 30 David Himbara yagize uruhare kugira ngo bigerweho, akaba atakiri mu gihugu. Rujugiro yagizemo uruhare, n'abandi. Numva iyo ngiyo ari ataronetete intellectuel. Numva ntabo bikagaruka kuri cya kindi cy'impamvu tudatera imbere. Ntabwo dushobora gutera imbere turi kwibaza ibibazo nabi tukabishakira n'ibisubizo bipfuye.
ikibazo kibajije nabi, igisubizo nacyo kiza gipfuye, umwanzuro gitanga n'ubuhe ntaho watugeza, kuko ntuza gukemura ikibazo nyacyo gihari. Dufite ikibazo cy'ubukene, bwarangira gute? Nuza kugisigiriza igisubizo iriho ntikiri burandure bwa bukene. Nicyo kibazo dufite. Dufite igihugu Kagame niwe muntu wenyine wemerewe gukritika, niwe wemerewe kuvuga ibyo atishimiye, abandi barisegura. Dufite igihugu abantu bahimba imibare kugira ngo tugaragare neza, ariko nta kintu kigenda. Hari ibigenda ariko ibitagenda nibyo byinshi. Ubuzima burahenda umunsi ku wundi. Mu mwaka umwe idolari rimaze kujya amanyarwanda 200 umwe gusa. Cyo ni ikibazo. Nanze kujya mu biri byandi biri controversial, twagakwiye ko toza abana bacu bari kugwa muri Kongo bari kuzira iki, amafaranga ari kubagendaho angana iki, ese dufite kuvayo ryari, ko turambiwe guhamba, ese ko tubona zahinduye imirishyo, umukoboyi w'i Buruseli ko yamenye ko bavugana n'abazungu, Trump akabasigaye amuvuga, mwabibonye aho ntibazaturasa, aho tuzagira ingaruka. Ese mufite plan yo kuvayo gute? Apana kujya ukajya kubaza umukomambe wawe ngo amabuye dufite. Rega ibintu byacu byo kubeshyanya rimwe na rimwe ukibwira ko abantu kubeshyira abanyamahanga atari abanyarwanda, nta hantu bizatugeza. Ninde munyarwanda utazi ko muri Kongo hari abanyarwanda? None barakora iki rero? Nta munyarwanda numwe utazi ko muri Kongo hari abanyarwanda. Ikibazo kikaba barakora iki? Perezida ashaka kugisubiza, habwo ari kwiyemera ko umwaka ushize yabeshye umunyamakuru ngo kuko yasubizwa agomba gusubiza yari gufungwa. Cyangwa urukiko rwari kubimubaza. Turi kumvikana? Ariko icyo nzi cyo birazabiryozwa. Biriya azabiryozwa. Iriya shyari yatangiye kugira Felix ngo niwe ngo afashwe nk'umwana gate, umwana wateteshejwe, umwana uvuna umuheha kongezwa undi, ko bikwiye gushira. Ayinya turi bukutwiyemera utubwira ngo table d'honneur murayizi, ujya kwigisha imibare muri Davos, ujya kubwira abantu ibintu bya economy kandi utarangije secondaire s'il vous plaît, ari wowe shushu ugezweho. None umugani wa Evode, umushoferi w'i Buruseli aragukosoye muri no minsi pe, ku buryo wafashe speech wagomba kubwira abanyarwanda kuko aribo bireba. Turi ko mutarajya uvuze ngo I can speak English, harya uvuze ngo I know English. Speech yose yagomba kuvugwa mu Kinyarwanda kuko yabwiraga abanyarwanda ivuga byane nemaze kuvuga bijyanye n'umushyikirano, ibyagezweho, ibyagomba kugerwaho, bitagezweho, bla bla bla. Aho yanga ivuga ibyo yamaze iminota 20 ivugira kuri Kongo, kandi noneho irimo amaganya, harimo kurira, harimo kuganya, barenda kunyica, baba bansaba ngo nintakora ibi sinzabona ibi. Anyways, ibi bitubera isomo rero. Banyarwanda, bavandimwe, bayambabwira ngo amazi si yayandi. Ndukunda kubabwira, tumaze iminsi tubabwira, ariko mutabyumva, kwako bahindukira bakazaga kubita kandi ga propaganda hariya ukagira ngo ndi bya bindi. No, amazi si yayandi. Hari pressure ishobora kudusiga mu bibazo nk'abanyarwanda. Mwitonde rero, mwitwararike, abo mubana mube muzi ko mumeze neza.
ufite amafaranga ahagije, mufite iki, business urashora wisely udashatse gushora ibintu byose, kabanza burushatse nimba ufite dutatu wagurisha na kamwe cyangwa ukicara nabyo uzi udufaranga duke mu ntoki, kuko biragaragara ko dushobora kuzagira ikibazo mu minsi iri imbere, kandi mwumve ko ikibazo gishobora kuba intambara, dushobora no gufatirwa ibihano bikomeye turi igihugu gikennye, ntugire ngo ingaruka z'ibihano twabona zatugiraho ingaruka mu buryo bumwe. Ushobora kuzabyuka ugasanga miliyoni ufite kuri konti ihindutse 1,000. Muri Zimbabwe byarabaye, usanga ufite miliyoni 5, yes zanditseho miliyoni 5, ariko kugira mu kwafira kogoshora gusaba miliyoni 2. Izo miliyoni 5 ukaba wari warazibitse imyaka 20 kugira uzigereho, ukagenda ukaziyogosheshamo umunsi umwe ugataha. Icyo bintu ushobora kuba Kagame abiciyemo amanda yenga aravuga ati muradufasha ariko mukanatuzirika, yabivuze. Nizere ko mujya mwumva, ariko hari nyangera nkavuga ariko mana wamaye abanyarwanda bameze nka Kagame, uruhande rumwe badafite ubugome nk'ubwe, badafite ubutindi nk'ubwe, ariko bafite gufunga umutsi nkawe, tukanga agasuzuguro. Aravuga ko ashaka abantu babaho neza, ariko abantu ba Kangondo harya bura ntiwaraye Rwanda mbi, bura nabo bazavuga ko bigize igihugu cyafashwe. Icyampa tukagira resistance, tukagira gufunga umutwe, kwihagararaho nk'uko tuwamugani nk'uko yabivuze, tukamenya ko nawe yaremwe, ibintu byo kuduhagarara hejuru no kutu nanjye vuba cya kijambo no kutu iho tukabireka, tukamenya niki dufite akeneye, noneho tukabasha kutrading nawe, tukakimuha akaduha nayo ibyo afite, bikabaganyaganya wa mugani wa Felix, ukagira icyo ubona akagira icyo abona, amahoro agahinda. Urashaka kubutegetsi, yes, nyubaha, nyemerera gutaka, ngaburira, kibyo icyo kidahagije, nyigishiriza abana ibizabagirira akamaro. aya maganya ntago arayubuso. Kagame byari ku gitutu, nifuza ko umunyarwanda simple nkanjye nawe icyo kintu tubasha kucyumva, tukagishyira hano muri la tete wa mugani, ibyo dukora tukabikora icyo kintu kirimo, tukumvikana. Iki gihugu nawe tugisiganya abavandimwe, iki gihugu ni icyacu. Kagame azaza agende nk'uko Habyarimana aje akagenda, Sindikubwa abaje akagenda, Bizimungu aje akagenda, Kigeli yaje akagenda, Mbonyumutwa aje akagenda, Kayibanda yaje akagenda, Rudahigwa yaje akagenda, Konseye wanyu yaje akagenda, Uru wanyu yaje akagenda, Meya wanyu yaje akagenda. Iki gihugu ntawe tugisiganya kandi tugomba kukibaho, tugomba kukibamo. Turumvikana kandi nguko. So uyu munsi n'umunsi wa kabiri turaza kumva icyo bari buvuge uyu munsi, gusa nabaye disappointed mu gice cya mbere, umunsi wa mbere uko wagenze. Kagame nyine yaje batubeshye, yahaganye, twabonye abayobozi batubeshya, waje ati mvuka i Nyagatare ngo kandi ngo gukora birashoboka ukaba watera imbere, atubwira ukuntu yavuye hanze kwiga. Wari wagiye kwiga hanze kubera iki? Wagiye wishyura ubusa? Wigiraga iki? Leta yaragutanzeho iki nimba ari leta? Ku myaka 23 ashinga uruganda ariko ashaka kutwumvisha ko ari ibintu byoroshye, nta connection yari afite. Mwana wa Nyagatare ariko sha amubeshya abandi. Ngewe mujya munsetsa, mujya mubwira turi ibicucu, turi abantu
Masabo niwe wavuze ngo amahirwe ase ngagira ngo arusha abandi gukora. Ubu mwumva twese twarabaye abanebwe, ariyo mpamvu nta kintu tugira, reka mvuge ntyo, wenda kuvugira muri rusange, ku buryo wowe uvuka ku myaka 23 ukaba ushobora gushinga uruganda rw'amazi muri Kigali, ariko ikinyoma kirimo kindi, Kanombe, nimba atari Kigali simbizi, Kabeza nimba atari Kigali simbizi, amazi bagira. Ariko umukobwa yaje anatubwira ukuntu kuva muri 2013 na kangahe na kane ngo abana amazi ni munange muri Kigali, ariko hano dufite tweet uyu mwaka turimo 2025 na gatandatu abaturage bari gusaba amazi bikanombe, ariko nyine wagira ngo abubwira nta so ibintu byo kwikinisha byo kuza inama ugasanga yateguwe nk'ejo, umuturage aragera habaza ikibazo yakiborotse, bamuhaye ibyo avuga, aho kujya avuga ibimubangamiye bituma atiteza imbere, akaza gushimira Perezida wa Repubulika, akaza kutubwira ko ngo inka zamugeze mu maraso. Cyakora bakivuga inka Kagame twabonye akora reaction, ajya kwibariza iby'intanga. Nagahinda. Ariko mureka turebe niyo uyu munsi ukiri bugende, ubwo turaza kugira reaction kuri yo, ariko kugeza ubu ni bya bindi nyine, ibibazo biteguye, abantu bateguwe, vibes ni zimwe. Kagame ufite umushiha, ariko byumvikana umuhamvu w'umushiha twayivuzeho gatoya. Muri Kongo ibintu si bya bindi, so mukomere, gira amahoro, mwebwe ko iki gihugu ntayo tugisiganya nkuko nabivuze, mureke tugihe umusanzu gikwiye, uhere mu kumenya ibitagenda, kwicara tugasobanukirwa uburyo twashaka ko bikosorwa n'ababikosora, ubundi niyo wapfa ugapfa ushaka ko ibyo bintu bikosorwa, nta kibazo. Komere, murakagira Imana, murakagira u Rwanda mwigengaho, ndabakunda cyane. Cheers.